Au nom du Seigneur, le Tout-Puissant, tout miséricordieux, Votre Excellence, icyubahiro kibi cy'Imana Nyagasani ushobora byose nyir'imbabazi zose, nyakubahwa bwana perezida wa Repubulika ya Angola kandi perezida usoje manda y'inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma by'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, nyakubahwa bwana minisitiri w'intebe wa Repubulika ya Leta Zunze Ubumwe ya Ethiopia hamwe n'umufasha wawe, nyakubahwa mwami wa Eswatini na Lesotho hamwe n'abaturage banyu, banyacyubahiro bagabo namwe bagore bakuru b'ibihugu na za guverinoma by'umuryango wa Afurika yunze ubumwe hamwe n'abafasha banyu b'icyubahiro, nyakubahwa madamu perezida w'inama y'abaminisitiri b'Ubutaliyani, nyakubahwa bwana umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye, nyakubahwa bwana perezida wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, madamu vice perezida wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, nyakubahwa madamu umunyamabanga mukuru wungirije w'umuryango w'abibumbye, nyakubahwa vice perezida wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, nyakubahwa bwana uhagarariye ubutegetsi bwa Palestine, banyacyubahiro bashyitsi bahire abahagarariye ibihugu n'imiryango b'icyubahiro, bagabo namwe bagore, hubahirijwe amategeko n'imigenzo yose ya protokole, amahoro y'Imana abe kuri mwe. Mbere na mbere ndifuza gushimira Imana yaduhaye amahirwe yo guhurira hano muri uyu munsi muri uyu mujyi mwiza wa Addis Ababa. Ndashimira byimazeyo abayobozi ba Ethiopia kuko twakira neza no kutwakira mu buryo burangwa n'urugwiro ndetse no kuba biyoroheje ndetse no kwiyemeza kwihariye bagaragaje kugeza uyu munsi binyuze ku bwitange, icyubahiro n'inshingano zihanitse bagaragaje mu gihe cyose twamaze hano. Ethiopia yongeye kugaragaza uruhare rwayo rw'amateka nk'igihugu cy'ubumwe bwa Afurika n'ibiganiro hagati y'abaturage bayo. Ndifuza kandi guha icyubahiro gikomeye abasokuruza bashinze umuryango w'ubumwe bwa Afurika aho mu mwaka w'1962 hano muri Addis Ababa bashoboye guhindura igitekerezo cya Pan-Africanisme bakigira umushinga wa politiki usobanutse kandi ufatika ugamije ubumwe, ubufatanye n'ubusugire bwa Afurika. Bakoranye ukwizera gukomeye kugira ngo OUA yahindutse umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri 2022 iba igikoresho cyo kwibohora, kuganira no gufatanya hagati y'ibihugu bya Afurika. Bizeye ko ubumwe ari urufunguzo rw'icyubahiro n'iterambere by'uyu mugabane, umurage w'agaciro gakomeye ukomeje kudutera imbaraga no kutuyobora. Niyo mpamvu nifatanyije n'abandi bambanjirije kwiziza hamwe urwibutso n'ubutwari bw'abatubanjirije b'indashyikirwa n'umurage wabo. Banyacyubahiro bagabo namwe bagore, nkabamagaze hano imbere yanyu ngira ngo mbagezeho ishimwe ryanjye rikomeye kubw'icyizere mwangiriye ndetse n'igihugu cya Repubulika y'u Burundi ndetse no ku baturage b'abarundi bose. Ni inshingano ikomeye cyane mwadushyize mu biganza. Amarangamutima yanjye akabatuma nibaza nti ndinde ngewe wo kuyobora Afurika yose mu rugendo rwayo rw'uyu mwaka. Nemera ko nshobora byose binyuze mu mwami wanjye imbaraga, kuko nzi neza ko adahitamo abakomeye gusa ahubwo ko aha imbaraga abo yahisemo. Niyo mpamvu twakiye izi nshingano mu cyubahiro gikomeye kandi mu kwicisha bugufi twiyemeje inshingano zacu n'ubwitange busesuye mu gukorera umugabane wacu n'abaturage bawo batandukanye. Banyacyubahiro bagabo namwe bagore, uyu munsi kurusha indi yose icyubahiro mugiriye Burundi ni cy'amateka kigaragaza icyizere mwashyize mu gihugu cyahuye n'ingorane nyinshi zatewe n'ingaruka z'ubukoloni. Igihugu cyagize ibikomere bikomeye by'amateka ya Afurika ariko cyabashije kwiyubaka binyuze mu biganiro, ubwiyunge n'ubushake bwa politiki. Ndabizeza ko Uburundi buzuza inshingano zo kuyobora mu mwaka wo kumva bose, kutabogama no gufatanya na buri wese
ku nyungu za bose. Turateganya gukorana n'ibihugu byose na Komisiyo y'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe ndetse n'inzego zacu zose mu gushaka buri gihe ubwumvikane busesuye. Muri uyu mwaka umwe kandi ndifuza gutanga n'ishimwe ridasanzwe, n'ishimwe rikomeye cyane kuri perezida usoje manda, nyakubahwa kandi umuvandimwe wanjye João Manuel Gonçalves Lourenço, ku buyobozi bwe bufite ireme, ku kudacika intege mu bikorwa bye no ku bwitange budasubirwaho yagize mu gukorera Afurika. Ku buyobozi bwa Angola, Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe wageze ku ntambwe zigaragara, by'umwihariko kugabanya no kunoza inama zacu, koroshya uburyo dukoramo no kongera umusaruro n'ubushobozi bw'imyanzuro ifatwa. Uburundi bwiyemeje kwinjira byimazeyo muri iri shyirahamwe ryiza. Turiyemeza gushimangira ibyo byagezweho, kubungabunga uwo mwuka no kongeramo binanyuze mu biganiro n'intwari y'ivugurura ry'ibanze z'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe. Nyakubahwa kandi muvandimwe William Samuel Ruto, ibihugu bigize uwo muryango na komisiyo, impinduka zigenda ziteza imbere zigamije kurushaho kongera imikorere myiza, ihuriro n'icyizere by'umuryango wacu. Banyacyubahiro, Repubulika ya Angola ihaye Burundi inshingano zo kuyobora mu gihe isi irimo kunyura mu bihe bigoye birangwa n'imbogamizi zikomeye z'inyungu za politike mpuzamahanga, ukwiyongera kw'ibibazo by'umutekano, umwuka mubi, ubukungu ukomeje, ingaruka zihuta z'ihindagurika ry'ikirere ndetse no gushidikanya kugenda kwiyongera ku mikorere y'imiyoborere mpuzamahanga ishingiye ku bufatanye. Mu gihe imyumvire yo kwigira yonyine ikomeje kwiyongera, ibibazo duhura nabyo bisaba ibisubizo rusange bishingiye ku biganiro, ku bufatanye n'ubwuzuzanye no kukubaha amategeko mpuzamahanga. Muri ibi bihe bigoye kandi bivanze, imiyoborere mpuzamahanga ishingiye ku bufatanye igumaho nk'inkingi y'ingenzi y'amahoro, ituze n'iterambere rirambye. Bityo rero kwinjira k'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe mu itsinda rya G20 bishimangira iri shingiro kandi bikagaragaza ku nshuro itarigeze ibaho ko isi yemera uruhare rukomeye kandi rufatika rw'umugabane wacu mu miyoborere y'isi yose. Banyacyubahiro, bagabo namwe bagore, hatari icyerekezo abaturage baguma mu kudindira. Ubu noneho tuzi aho tujya, icyo dushaka n'ingamba twafashe zo kugera ku ntego zacu. Ni inshingano kandi umurage w'amateka ku Burundi gushimangira ijwi rya Afurika ku rwego mpuzamahanga no gutanga umusanzu ugaragara mu kongera kubaka imiyoborere y'isi irushijeho kuba irenganuye, ihamye kandi ikubiyemo bose. Gushyira mu bikorwa gahunda ya 2063 bizaba ari byo dushyira imbere cyane muri uyu mwaka w'ubuyobozi bwacu, kuko iyi gahunda ari isezerano ry'indangagaciro riduhuza n'ibisekuru byinshi by'Abanyafurika kandi rikerekana inzira iganisha kuri Afurika ihuriweho, iteye imbere, itekanye kandi yigenzura ku hazaza hayo. Banyacyubahiro, umwaka 2026 washyizwe ku nsanganyamatsiko yo kwemeza ko amazi aboneka mu buryo burambye ndetse nuko haba hari uburyo bwizewe bwo kuyatunganya n'isuku, hagamijwe kugera ku ntego za gahunda y'2063. Iyi nsanganyamatsiko si y'icyitegererezo cy'akataraboneka cyangwa ikimenyetso gusa, ahubwo ishingiye ku buzima bwa buri munsi bwa miliyoni nyinshi z'Abanyafurika. Kugeza n'uyu munsi abantu barenga 400,000 ku mugabane wacu ntibaragerwaho n'amazi meza yo kunywa yizewe, naho abarenga 700,000 bakaba badafite serivisi zihagije z'isuku n'isukura. Abibasirwa cyane n'iki kibazo n'abana, abagore n'abatuye mu byaro. Kubera iyo mpamvu, gushyira mu bikorwa iyi nsanganyamatsiko bizaba inkingi ya mbere y'ingenzi mu migambi ya buri gihugu kigize Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe.
mu by'ukuri kubura amazi meza yo kunywa ni uburyo bukwiye bw'isuku n'intandaro y'indwara zashoboraga kwirindwa, igabanuka ry'umusaruro w'abakozi, guta ishuri kw'abanyeshuri ndetse n'iyongera ry'ingaruka ziterwa n'ihindagurika ry'ikirere. Bityo rero ntidushobora kwitega Afurika iteye imbere idafite amazi meza yo kunywa n'inzego z'isuku zikora neza, kuko imbaraga z'umurimo zishingira ku buzima bwiza nabwo bukomoka ku mazi meza n'isuku. Ku Burundi umurongo w'icyerekezo cyabwo turateganya kwihutisha kugeza amazi meza ku baturage ku buryo bitarenze umwaka w'2040 buri muryango utuye mu cyaro uzaba ufite uburenganzira bwo kugera ku isoko y'amazi meza mu gihe kitarenze iminota 15 yo kujya kuvoma no kugaruka. Tubona ko iyo buri gihugu cya Afurika cyashyira imbaraga mu kugabanya intera yo kugera ku mazi meza, cyane cyane mu bice by'icyaro, twese nk'abafite inshingano zo kuyobora ejo hazaza n'abaturage bacu twabona umwanya wo kongera guhumeka no gutera imbere. Nishimira ko iyi nsanganyamatsiko y'uyu mwaka yamaze gukangura inzego za minisiteri zifite amazi mu nshingano, aho muri Nzeri ishize i Dakar izo nzego zemeje icyerekezo cya politike nyafurika y'amazi muri 2063. Ikindi kandi uyu munsi zikaba ziri mu biganiro by'amazi azengurutse bigamije kwihutisha kugera ku mazi n'isuku muri Afurika. Ntekereje n'ishyaka ryo kwakira umushinga w'icyemezo cyabyo kugira ngo iyi nama ibashe kwemeza no gushyira mu bikorwa iki cyerekezo n'iyi politike ya Afurika ku bijyanye n'amazi n'isuku. Niyemeje kandi kubigaragaza nk'icyemezo gihuriweho cya Afurika kandi bikaba nk'umusanzu wayo mu nama y'umuryango w'abibumbye ku bijyanye n'amazi iteganyijwe mu Ukuboza 2026 mu banyamuryango bw'Abarabu, hagamijwe kwihutisha ibikorwa by'isi yose bigana ku ntego ya 6 y'iterambere rirambye no gushyira imbere ku rwego mpuzamahanga ibyihutirwa bya Afurika mu bijyanye n'amazi. Tuzakora ibishoboka byose mu guteza imbere ubufatanye bugamije guteza imiyoborere ishingiye ku bufatanye busesuye, idakumira, ihuriweho no gukangurira ishoramari rya leta, iry'abikorera n'irihuriweho rigenewe gutera inkunga imishinga ijyanye n'amazi. Tuzakangurira kandi abafite uruhare bose mu rwego rw'amazi gushyira imbere uruhare rutaziguye rw'imiryango y'abaturage n'abagore mu micungire y'izi ngengo z'umutungo, kugira ngo intego ya nyuma yo guhindura kugera ku mazi umusingi w'ubuzima bwiza, amahoro n'iterambere igerweho. Banyacyubahiro, bagabo namwe bagore, inkingi ya kabiri y'ubuyobozi bwacu igenewe gushimangira amahoro n'umutekano, ari byo shingiro ridashidikanywaho ry'icyerekezo cyose cy'iterambere rirambye n'ihuriro ry'uturere n'umugabane wose. Turabizi banyacyubahiro, amahoro niyo musingi w'ituze ry'inzego, ishoramari ritanga umusaruro, ubumwe bw'abaturage n'icyizere hagati y'abantu n'ibihugu. Ndibanda kuri ijambo amahoro, kuko Burundi bwemera ko kudatera imbere kwabwo byatewe ahanini n'amakimbirane, nyamara bwari bufite amahirwe menshi yo gutera imbere. Bufite kandi ubunararibonye bukomeye bwo gusohoka mu makimbirane binyuze mu nzira z'amahoro no kongera kwiga umuco wo kubungabunga amahoro amaze kuboneka. Mu gihe tuzaba dufite izi nshingano zo kuyobora, nta mbaraga nanye tuzazigama mu gushyigikira igikorwa cyo guhagarika imirwano gishingiye ku nzozi z'icyifuzo gikomeye cy'abaturage bacu byo kubaho mu mutekano, mu cyubahiro no mu cyizere. Twifuza ko umuryango wa Afurika yunze ubumwe wakwitaho by'umwihariko gushimangira uko inzego nyafurika z'amahoro n'umutekano zuzuzanya n'inzego nyafurika z'imiyoborere mu buryo buhuje, gukumira amakimbirane, gutahura hakiri kare ibishobora guteza amakimbirane, diplomasi yo kwirinda amakimbirane, ubwunzi, imiyoborere
ikubiyemo bose n'iyubakwa rishya nyuma y'amakimbirane. Mu bufatanye bwa hafi n'imiryango y'ubukungu yo mu turere n'uburyo bw'uturere bwo kugarura amahoro. Banyacyubahiro, uburambe twungukiye ku mugabane wacu bugaragaza ko amahoro arambye yubakwa binyuze mu biganiro bihoraho bikubiyemo bose, ubwiyunge, gushimangira ubumwe bw'igihugu no gukomeza inzego zacyo. Ibyo kandi bishingira ku guteza imbere imiyoborere ishingiye ku ruhare rw'abaturage mu butabera no mu iterambere ry'ubukungu riringaniye, ndetse no ku kwita ku mpamvu z'ingenzi zituma sosiyete zigira intege nke zirimo ubukene, ubusumbane bukomeye, gukumira urubyiruko no gusigaza ku ruhande amatsinda amwe n'amwe agize sosiyete yacu. Tuzongera kwifashisha imbaraga, ubwitange n'umutima mwiza by'urubyiruko, tunifatanye n'abagore mu gutekereza no gushyiraho ingamba zirambye zo gukumira amakimbirane muri Afurika. Ku bw'iyo mpamvu, nk'uko bisanzwe bikorwa buri mwaka mu nshingano mfite zo kuba intumwa y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe kuri gahunda y'urubyiruko, amahoro n'umutekano, nkaba nteganya gutegura muri Kanama 2026 i Bujumbura, umurwa mukuru w'urubyiruko rwa Afurika, imwe mu nama nini cyane izahuza urubyiruko rwa Afurika igamije ibiganiro by'umugabane wose ku byerekeye urubyiruko, amahoro n'umutekano. Iyi nama izajyanishwa kandi mu buryo bwuzuzanya n'ikigega gahunda y'abagore, amahoro n'umutekano. Izaba ihuriro rishingiye ku bufatanye bw'ibisekuru riteza imbere ibiganiro bifunguye kandi byubaka hagati y'urubyiruko, abafata ibyemezo bya politiki, inzego z'umugabane, sosiyete sivile, isi y'amashuri n'ubushakashatsi, ndetse n'urwego rw'abikorera. Intego nyamukuru ni ugushimangira kumvikana hagati y'impande zose, guha agaciro ubunararibonye bwa Afurika no gutanga inama n'ibyifuzo bifatika bijyanye n'ukuri n'ibibazo biri ku butaka. Binyuze muri iki gikorwa, Uburundi bushaka gushimangira ko urubyiruko rwiyumvamo kandi rufite gahunda nyafurika y'amahoro n'umutekano, mu gihe hanashimangirwa uruhare rwabo rw'ingenzi mu ivuka rishya rya Afurika twifuza. Muri uwo murongo umwe wo gushaka amahoro no gukomeza ubumwe bwa Afurika, birakwiye kandi gutangira gutekereza mu bwitonzi no mu bufatanye ku kibazo cy'uko hakenewe cyangwa se bitakenewe kongera gusuzuma, hashingiwe ku kwisuzuma ubwacu ingaruka z'imikorere ya zimwe mu nzego zacu, by'umwihariko imikorere ijyanye no guhagarika cyangwa gukumira bimwe mu bihugu mu mirimo y'inzego z'umuryango. Mu by'ukuri, nubwo dukurikiza amahame n'amabwiriza twiyemeje ku bushake mu muryango wacu, by'umwihariko ingingo ya 30 y'inyandiko shingiro, ubunararibonye bwagaragaje ko amahoro arambye n'ituze bishingira mbere na mbere ku muco wo kuganira, kumva no kubahiriza bose. Byongeye kandi birababaje kubona ko kwanga burundu ibyo bihugu bigira ingaruka ku baturage basanzwe kandi bo ntaho bahuriye n'amakimbirane y'inzego. Uko nubwo abo bayobozi baba baragiye ku butegetsi mu buryo bunyuranyije n'itegeko nshinga, bakomeza kuba bafite inshingano ku buzima bwa buri munsi bw'abaturage kandi ari bo bahagarariye ibihugu byabo mu mibanire n'amahanga. Ibi byose biduhamagarira gutekereza mu buryo buringaniye ku ngamba zinoze kurushaho zo kubungabunga indangagaciro zacu dusangiye z'ubumwe n'ubufatanye tugira abaturage, mu gihe dukomeza gusiga imiryango y'itumanaho ifunguye, ikintu cy'ingenzi mu bwunzi, mu gukumira amakuba no mu kugarura mu buryo burambye imiyoborere ishingiye ku itegeko nshinga. Amahoro n'umutekano ntibishobora kuba impano ku mugabane wacu igihe hakiri ibihugu bya Afurika bikomeje guterwa cyangwa kugabwaho ibitero bitewe n'inyungu za politike mpuzamahanga cyangwa iz'ubukungu z'ibihugu bikomeye. Twifuza ko ijwi rya Afurika ryumvikana, rishyigikira kubahiriza amategeko mpuzamahanga, ubusugire bw'ubutaka bw'ibihugu byacu, ubusugire bw'ubutegetsi bw'ibihugu byacu, ndetse n'uburenganzira bw'abaturage bwo kwigenzura no kwiyobora.
nta gihugu na kimwe cya Afurika cyakagombye kongera gukolonizwa, guterwa cyangwa guhatirwa kugandukira ubutegetsi bw'amahanga mu kinyejana cya 21. Bityo rero indangagaciro z'ubumuntu zivugwa mu masezerano shingiro y'umuryango w'abibumbye zigomba kuba arizo zishyirwa imbere. Banyacyubahiro, umugabane wacu ntuzatsinda urugamba rw'iterambere igihe amasasu agikomeza kuvuga mu bice bimwe byawo. Ibi tubyibutswa buri munsi n'ibiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu karere ka Sahel, muri Somalia, muri Sudani no muri Repubulika ya Centrafrica. Amakuba ari muri ibi bihugu agira ingaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi ku mugabane wose. Buri makimbirane adindiza ubukungu bwacu kandi agahungabanya ejo hazaza h'urubyiruko rwa Afurika. Niyo mpamvu nshishikariza buri wese muri twe gushyigikira uburyo bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe bwo gukumira amakimbirane no kuvugira hamwe hagamije guhagarika intwaro. Kugira ituze rirambye muri aka karere bisaba ubufatanye, uruhare rwa buri wese, ibihugu bya Afurika, abafatanyabikorwa mpuzamahanga n'abanyamuryango b'uturere. Ubuyobozi bw'u Burundi mu muryango wa Afurika yunze ubumwe buzakomeza gufata inshingano nk'umuhuza nk'uko Angola yabigenje, kugira ngo imbaraga zihuriyeho zifashe kugarura amahoro, kongera ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo ku baturage no gufungura amahirwe arambye y'iterambere n'ituze. Inkingi ya gatatu twakagombye kwibandaho ireba ejo hazaza. Iyi nkingi ishingiye ku cyerekezo cy'ivuka rishya rya Afurika gishingiye ku guhanga udushya, ubumenyi, guteza imbere ubushobozi bwo guteza imbere urubyiruko n'abagore, ibyo twise AI Rise. Mu by'ukuri imibanire igaragaza ko Afurika izaba ifite abaturage barenga 2.5 miliyari bitarenze 2050, aho urubyiruko ruzaba ari bo benshi. Uru rubyiruko rufite ubushobozi bwo kuba imbaraga cyangwa ingorane bitewe n'ibyo duhitamo uyu munsi. Uburyo dushobora guhindura iri shyamba ry'abantu rikaba imbarutso y'iterambere, ituze n'ubuhanzi n'udushya bizashingira ku byo duhitamo mu birebana n'uburezi, imyuga, ubushakashatsi n'uburyo bwo kubona akazi. Hano ndibanda ku bijyanye n'ubushobozi bwo kubona akazi ku rubyiruko, kuko turabona ko hari abahanga benshi bava muri Afurika bajya mu bihugu byateye imbere. Binyuze muri AI Rise tugomba guteza imbere imbaraga z'uburezi, guteza imbere ubumenyi n'ubushobozi bujyanye n'ibikenewe ku isoko ry'umurimo, ndetse no gushora imari mu bumenyi, ikoranabuhanga n'udushya nk'inkingi y'ingenzi mu guhindura imiterere y'ubukungu bwacu. Mu bikorwa byacu, guteza imbere ubwigenge bw'abagore mu bukungu no mu mibereho myiza bigomba kuguma kuba icyerekezo gisangiwe mu bikorwa byose, kuko twemera ko nta vuka rishya rirambye ryashoboka hatabayeho guha abagore imishahara yuzuye no kubaha uruhare rusesuye mu nzego zose z'ubuzima bwa politiki, ubukungu n'imibereho myiza. Nk'umuhuzabikorwa w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ndateganya gutanga umusanzu hamwe n'abandi bafatanyabikorwa kugira ngo ibihugu byiyumvemo uruhare rw'abagore n'urubyiruko mu iterambere. Uburambe bw'u Burundi mu gushinga amabanki y'urubyiruko n'abagore bwagize uruhare mu gutunganya uburyo bushyigikira ubucuruzi n'ubushabitsi bw'urubyiruko n'abagore no kubageza ku nguzanyo n'isoko, cyane cyane mu ishyirwa mu bikorwa ry'akarere k'ubucuruzi budasubira inyuma muri Afurika, African Continental Free Trade Area. Iki gikorwa cyitwa kandi inshuti y'urubyiruko, kandi nkabaneganya gukora ibishoboka byose kugira ngo dukangurire urubyiruko mu biganiro by'umugabane ku rubyiruko gutanga umusanzuro mu ivuka rishya rya Afurika binyuze mu guhanga udushya, bityo dushimangire ubwigenge bw'umuco n'ikoranabuhanga. Birumvikana ko izi mpinduka zidashoboka kubaho cyangwa kugira ingufu nyinshi mu gihe haba hatabayeho kujyana no gufasha abikorera b'Afurika gukorana hagati yabo. Ibi duhamagarira kwihutisha dushyira mu bikorwa ZREKAF
zone y'ubufatanye bw'ubukungu bwa Afurika igikoresho gikomeye mu nganda mu guteza imbere ubucuruzi hagati y'ibihugu bya Afurika, guha agaciro imizenguruko y'agaciro k'ibicuruzwa by'akarere no kongera ubwigenge bw'ubukungu ku mugabane. Nkaba nshaka kandi gushimira ibihugu byose bigize umuryango byemeje amasezerano ateganya gushyiraho iyo zone, kuko ubu dushobora gutangiza ibikorwa byayo. Banyacyubahiro, tugomba kuzirikana ko kugera ku cyerekezo cyacu dusangiye bishingira ku ishyirwa mu bikorwa ry'imishinga y'ingenzi y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu buryo buhamye, buhuriweho kandi buhagarariye neza gahunda ya 2063. Muri urwo rwego iterambere ry'ibikorwa remezo byambukiranya imipaka rikaba riguma kuba ishingiro ry'ihinduka ry'ubukungu, kongera ubushobozi bwo guhangana ku isoko ry'ubukungu no gusabana ku buryo bufatika hagati y'abaturage bacu. Mu bijyanye n'iyi gahunda yacu izakomeza umurongo w'iterambere ry'ibikorwa remezo muri Afurika, inkingi y'ingenzi y'ihuriro ry'umugabane igamije guhuza ibihugu byacu binyuze mu miyoboro igezweho y'ingufu, amazi n'itumanaho. Ntitwashobora kwirengagiza igikomeye cyane ari cyo gushaka buri gihe umutekano mu biribwa no mu buzima, inkingi ebyiri zidashobora gutandukanywa n'iterambere ry'umuntu. Bityo rero gahunda irambuye yo guteza imbere ubuhinzi muri Afurika, ishingiro ry'umutekano wacu mu biribwa, guhanga imirimo no kongera ubushobozi bw'ubukungu bwacu mu guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ikirere ikaba ari ingenzi cyane. Mu Burundi ubuhinzi buracyari mu buryo bw'ingenzi bwo kubaho ku baturage benshi. Ibi byatumye dushyira ubuhinzi, imirire n'ubuzima rusange mu mutima w'icyerekezo cyacu cya politiki. Ubu bunararibonye bushingira ku kwemera byimazeyo kwatumye riba ibanga ry'ibikorwa byacu bya leta. Buri munwa ugomba kugira icyo urya kandi buri mufuka w'amafaranga ukaba ufite icyo ubika. Iri jambo rigaragaza icyerekezo cyacu cy'iterambere rishingiye ku muntu, aho icyubahiro gitangirira ku mirire ihagije kandi iboneye, kandi kigakomeza ku bushobozi bwa buri mufuka bwo kwikemurira ibibazo bye binyuze mu kazi ke. Banyacyubahiro, bagabo namwe bagore, gushaka buri gihe imiyoborere myiza ni kimwe mu by'ingenzi byacu. Ntituzibagirwa akamaro k'uburyo bwo kwisuzumisha kwa Afurika bw'ibihugu, African Peer Review Mechanism, nk'igikoresho cy'ingenzi mu guteza imbere imiyoborere myiza. Gukomeza kongera imbaraga muri ubu buryo bikaba bifasha mu gushimangira icyizere, ituze ry'inzego n'icyubahiro cy'ibihugu byacu imbere y'abaturage babo, ibintu biri ngombwa kugira ngo haboneke amahoro arambye, iterambere ryuzuye kandi ihuriro ry'umugabane rigerweho neza. Tuzakomeza kandi gushyigikira kongera imbaraga z'inzego z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, harimo komisiyo, inama y'amahoro n'umutekano, inteko nyafurika, Pan-African Parliament, urukiko rwa Afurika n'inzego z'imari za Afurika, kuko umuryango ukomeye ushingira ku nzego zizewe, zikora neza kandi zifite umutungo uhagije. Mu rwego rwo kubahiriza ibi, ndashaka gushimira no gusabira abakozi bose b'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ubumenyi bwabo bw'umwuga kenshi bukaba butagaragara, ariko ni ingenzi, ni moteri ya buri munsi y'umuryango wacu. Uburundi bwiyemeje gushyigikira imbaraga zabo no guteza imbere imiyoborere y'umugabane ikora neza kandi yubahirizwa mu ishyirwa mu bikorwa ry'izi nshingano zose. Ubuyobozi bwacu buzashyira umuhate ku gushimangira ubufatanye bw'ingenzi bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe bushingiye ku kubahana, kwibanda ku by'ingenzi bya Afurika no kunganirana inyungu. Tuzakora kandi mu gushimangira ubufatanye n'umuryango w'abibumbye, ibigo by'imari mpuzamahanga, abafatanyabikorwa ku giti cyabo no ku buryo bw'amasano menshi
bilateral and multilateral, kimwe n'urwego rw'abikorera na sosiyete sivile kugira ngo dukusanye umutungo, ubumenyi n'udushya bikenewe mu kwihutisha ishyirwa mu bikorwa rya gahunda ya 2063. Banyacyubahiro, mfite icyizere ko Afurika ishobora kugenda ihagaze bwuma ishingiye ku mbaraga z'abana bayo n'abakobwa bayo hamwe n'umutungo kamere ifite. Uburambe bwa Afurika nubwo umugabane uri mu nzira y'iterambere wiyumvamo ibibazo byawo kandi wizeye ubushobozi bw'abaturage bawo bwo kubirenga. Ubuyobozi bwacu buzita ku buryo iyi gahunda y'ubufatanye ikorerwa mu murongo w'ubufatanye, ubumwe n'inshingano rusange igamije inyungu rusange z'umugabane wa Afurika. Banyacyubahiro, bayobozi b'ibihugu n'inzego za leta, mbere yo gusoza nkaba nshimira by'umwihariko umunyacyubahiro Antonio Guterres, umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye, igihe cy'akazi ke karangiye. Mu myaka yose yamaze mu nshingano yagaragaje ubudahangarwa mu mahame ya gisirikare, ibiganiro n'ubufatanye mpuzamahanga mu gihe cy'isi yuzuye amakuba atandukanye n'ibibazo bitigeze bibaho. Afurika irashima uruhare rwe rukomeye mu mahoro, iterambere rirambye ndetse no guha umugabane wacu umwanya ukwiye mu miyoborere y'isi. Kumvira ko neza iby'ingenzi bya Afurika, gushyigikira ibikorwa by'umwihariko umuryango wa Afurika yunze ubumwe no kwizera ibisubizo by'ubufatanye bizakomeza kuba isoko y'ihumure n'ihumure ry'igihe kirekire. Mu gihe agiye guha undi ubuyobozi, tukaba tumugaragariza gushimira byimazeyo kandi tumusabira ibyiza mu bikorwa bizakurikiraho byo gukomeza guteza imbere amahoro, icyubahiro cy'umuntu n'isi irangwa n'ubutabera. Ndabasaba kumushima mu buryo bw'ishimwe ry'amaboko kuko bishoboka ko ari ubwa nyuma yitabira inama isanzwe ya some y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, nuko umwami w'ikirenga akomeze kuyobora inzira zanyu. Ni kubwira ijambo ndi gusoza, ndashimira banyacyubahiro bagore namwe bagabo kudukurikira. Murakoze, amahoro n'ubuzima. Imana ibaha umugisha mwese, ndabashimiye. Muito obrigado, muchas gracias, shukran, que Dieu vous bénisse tous. Je vous remercie. Grand merci, Excellence.